Yes, alright, reka basuhuza mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda mukadukurikirana buri munsi kuri YouTube channel yanyu n'imikino itandukanye. Ubu tuvugana turi kuri Kigali Pele Stadium harangiye umukino equipe ya El Merreikh bari bakiriwe n'ikipe ya Kiyovu Sport umukino wa shampiyona, ariko akaba ari umukino w'ikirarane. Nkuko mubizi ama equipe mu gihugu cya Sudan yamaze kwemererwa gukina shampiyona y'u Rwanda. Ubu tuvugana rero equipe ya Kiyovu Sport ikaba imaze gutsindwa ibitego 2-0. Match yari komeye cyane mu by'ukuri. Ikipe ya Kiyovu Sport tuvuga tuti irimo gukina umupira, tuvuga tuti ikipe ya Darikonovic maze iminsi ititwara neza, ariko murabona udushya n'imifanire idasanzwe y'abafana ba equipe ya El Merreikh. Ubu rero no kuvanga ikipe ya El Merreikh ikoreye amategeko kuri 3, bivuze ngo indi mikino izakurikira bagomba kuzayikina neza cyane. Urabona ubuyobozi bwa equipe ya El Merreikh, abafana bakomeye cyane, abahuriga bose bakomeje kugaragara muri event. So byose turabishimira cyane ubuyobozi bwiza ndetse na shampiyona yacu. Ariko icyo navuga mbere na mbere ku mukino, navuga ngo tubonye umukino mwiza, n'umukino mwiza cyane by'ukuri wagaragaraga ku mpande zombi, cyane cyane kuri equipe ya El Merreikh, kuko byibura yagerageje gukina umupira tic-tac kandi atsinda ibitego byubakitse. Imwe mu ma equipe mbona bagomba kuzitondera, ko tugiye kureba kuri 11 babanje mu kibuga kuri mugoroba. Mu by'ukuri biragaragara ko hari elema nkeya zya nko kuri 3 zitabanje mu kibuga kandi zifatwa nk'abakinnyi ba mbere muri iyi equipe. So ibimenyetso tubonye, abantu benshi bishaho umutaka baravuga bati equipe yakubiswe raundi ya mbere mu mikino ya CAF Confederation Cup, ariko yari yatsinzwe n'ikipe ya Central Popo, ni equipe ikomeye. Muzi ibintu yakoreye equipe ya Rwanda Pirates South Africa, ndetse n'ibintu bakoreye nubwo batsinze equipe ya Mamelodi, ariko Sofa ni equipe nziza cyane irimo kugenda igaragara cyane muri iyi minsi. Abantu benshi rero bakibesha ku bushobozi bwa El Merreikh. Uyu mugoroba rero yongeye kubyerekana mu by'ukuri umukino usukuye, imitoreze myiza. Darikonovic ubona ko arimo kugenda agerageza gukora ikintu cyose ahinduranya buri munsi kugira ngo arebe ko yakubaka equipe squad dirigene kandi ikomeye. Ibyo byose rero biri ibintu byagaragaye kuri uyu mugoroba. Mu by'ukuri equipe ya El Merreikh ibonye amategeko kuri 3 ibimerita cyane. Ubwo uko bigenze, ubwo wari umunsi wa 8 cyangwa se wa 9 wa shampiyona muri rusange, ariko ku munsi wa mbere kuri equipe ya El Merreikh igomba kuzagaruka mu kibuga mu gihe cya vuba. Ko El Merreikh igomba kugaruka vuba, hanyuma ikabiza gutegura imikino igiye itandukanye. Ubwo natwe reka dukoze kugira twicuma byinshi kuri uyu mukino, tuzabiganira ku buryo burambuye mu minsi iri imbere, ariko reka twerekeze muri press conference twumve icyo ama equipe arimo kugenda atangariza itangazamakuru mu bigiye bitandukanye. Hanyuma twumve n'umutoza Darikonovic icyo atangariza itangazamakuru nuko yakiriye kugaruka muri shampiyona Rwanda Premier League, anatubwira imvamutima ze n'intego ko abantu bajya kwikirana iyi equipe umunsi ku munsi, cyane cyane yakoreraga imyitozo hari i Remera. Avuga ko amakosa yakoreye muri equipe ya APR agomba kuyahindura. Amakosa yakoreye muri equipe ya APR, kwitwara no kudaperforminga bihoraho, yavuze ko agomba kubihindura kwiza. Rero nuko agomba kuza agatsinda ama equipe kandi menshi. Unabona ko n'abahuriga ku ma equipe atandukanye barimo kugenda bagaragara. Bahuriga cyane ba equipe ya Rayon Sport barimo kugenda batangariza itangazamakuru ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wareba kuri angle ya APR n'abafana, ubona ko ba APR baje kuza muri stade, ubona ko barimo kugenda bashaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo equipe yo yagira ibyo yakora muri rusange. Tugiye kwinjira muri press conference twumve abahatoza mu by'ukuri n'abakinnyi bagiye batandukanye icyo batangariza itangazamakuru muri rusange. Gusa icyo nabwira abantu ni mukunde shampiyona, mukunde umupira wacu, mukunde buri kimwe cyose, kubera ko biragaragara ko umupira ushobora kuba ugiye kongera kuryoha. Umupira ugiye kongera kuryoha nkuko bigaragara. Ubwo rero kugira ngo uryohe nuko n'abafana bagomba kubigiramo uruhare, abantu bagiye batandukanye bakagira ibyo bahindura. Abafana b'ikipe ya Rayon nabo barimo kugenda bakora buri kimwe cyose. Reka twegere twumve icyo abafana ba Rayon
barimo gutangaza muri kano kanya nyuma gutsindwa ku munsi w'ejo. bakinnye n'umukeba wacu mucyaro baravuga atanijya ako kamenye uyu munsi tuzakimenya fofu ubu tere Rayon Sport muyivuyeho ntabwo turayoya kandi bagire kase murera naho uretse yo yagikuzimu tuzayikurikira uyu mugabo nabaretse gatoya uyu mugabo nimugoroba bavuze yuko inda yavuyemo harya ni inda yavuyemo niki nyababyeyi yavuyemo ubu se yasubiyemo ahubwo agasenda bawe kazatuvamo oya bana bitewe n'ikipe ya Rayon Sport nitisubiraho turafana Al Hilal na El Merreikh wallahi none ubu twamenye cyara barakano namenye ngo bita inna lillahi inna mwese mwakamenye inna lillahi inna binillah ariko rero ukantu mwagakuye icyari warumajije Rayon Sport nibareka kwigira radio dore nyiragasazi nguri ahana komeza Rayon Sport nibareka kwigira radio iyo waguze radio ushyiramo amatangazo amagaraje bibatabare uragabanya urongera amagaraje bibatabare ushatse radio yawe urayizi none se kwigira radio ushatse kuvuga iki biyikora uko babishaka ni ikipe y'abanyarwanda ubwo butumura bugendera nde naba bireba ariko kubwira atadiyo oya ntago nunze urutoki ni babandi bariye bemuretse mwitangira kurya imboga hano mwitangira kurya imboga vugisha ukuri ko tuzi kuvuga kwanje iyi kipe ifite abantu bayishinze nibo basaza bayihaye niba duye byishimo byo gushaka abasaza bandi kutabavuga ariko kutabavuga abasaza babirimo n'abavunyi bavuge kuko ikiza kibirimo bo bazi icyo bakora ikipe y'abanyarwanda bazi icyo ishaka ni ibyishimo murakoze ubutumwa ku bandi abareyo bikumva ko gukina champion yarangiye hajemo amaraso mashyashya nibagaragare mu kibuga baze turebe ibyo abandi bakora ubu murishimiye Ajariya ikipe aje kuduha challenge ari Hilal kuwa gatatu tuzakina aba bafana Ikiyovu bakiriye ituye hano hepfo Nyamirambo hano abafana bayo bose bazi ko ari bo mu biryogo yenda hari n'abandi batuye mu zindi ntara ntago bitinda ariko noneho wapimira urwego rwa Kiyovu kuri harahini nako kuri nuza kuri El Merreikh ibaza ikipe abatuye hano hepfo ni gute bibananira kuza kureba ikipe yabo tukaba turushwa abafana n'abantu baturutse hanze kandi ikipe ari yacu ko dushaka kugira ngo dutunge champion nziza murakoze cyane tubashimire cyane murakoze turabashimiye assalamu alaykum alaykum salam wa barakatuh kwetu interview zarangiye bro bimeze bite tugende tujye hehe mane ibintu ko byaje Yeah, sure. I'm in Delak. abasaza ba El Merreikh